Hello friend and family bakunze ba University TV ndabasuje kano kanya aka kanya rero ngiye kubereka ngira ngo wabona neza ukuntu wakora utuntu wibereye mu rugo ibintu bya breakfast mugerageze kugabanya mw'abantu mwa madepense yabaye manini hari ibintu ugomba kwikoroka birya neza urishuri ibyo wakoze so ibi rero mba ndi kujya mu motive mugerageze kumva ko ibintu wabikora before yuko hanyuma yo kubyuka ntago ari ngombwa ngo byuko usanga umugati yari ntago ari ngombwa ngo byuko usanga amacupata amandazi yari ntago ari ngombwa ngo byuko usanga ibintu byizanye birabihenze so rero iga kubyikorera ubikore neza ubirye twe kurya ibintu bifite isuku biriya bintu by'imigati kugira ngo tuzana babikoreye nubwo babihiye ariko mujye mwibuka yuko tubisanga bidafunitse so usibye naho mu alimentation ariko hano usanga biba biteretse gutyo ibaze nawe imivumbi cyose yabyagiyemo ariko iyo wabyikoreye gutya biba byiza kuko ubasha kuba umva ko bifite ubuziranenge kurenza uko wabigura sibyo hano ntabwo tubicuruza ushyiramo ibintu ushaka ugakoresha ibintu ushaka hanyuma bigasaba ko biragufasha sibo biragufasha ko warya ibintu wizeye ijana ku ijana kurenza uko warya ibintu utizeye so hano rero uko mubibona ngiye kwikorera capati mu gitondo zo kwirira kivuga ufite ubutete ushaka kujya koza murabona nakoze amacapati manini apisi nta ipanu yanjye ntabwo ryayoho ngiye kuyateka ku mufuniko w'isafuriya ipanu yanjye ni ntoya so ushaka ufite ubuterano byo vuga ngo ngiye ufite ubutete ngo ufite umuryango munini ngo ufite ubute ushaka gukora ibicapati binini ubundi ukaba wabikora uko ndabereka ugakora wakora capati ebyiri eshatu zihagije mu gitondo breakfast nta bigombero bwinshi buryo ugiye no mu kazi ntabwo bisaba kurya cyane ushobora kubikora mu gitondo rero bikaba byagufasha kuba wasunika umunsi ubuzima bugakomeza so rero hano ndimo ndagira ngo nkwereke neza ukuntu ushaka kubikora imbere mu rugo ukakora capati ebyiri cyangwa eshatu zikaba zarya abantu bane cyangwa batanu hano rero ibicapati binini murabona ko nafashe umufuniko munini birabyibushye ikindi ni binini ni ukuvuga ngo iyi capati ishobora kuvamo nka capati eshatu cyangwa enye so rero ngiye nayikozemo imwe kugira ngo mbashe kuyirya ariko nanone ndavuga ku muntu wenda udafite umwanya niyo waba ufite ariko nabwo nuko ngushatse wabikora ikizima nuko ikintu ugiye kugira gishobora guhaza abantu bawe gishobora kurya abantu bawe uko bikwiye so hano rero ngiye nkuko mubibona murabona ko capati zanjye zahiye rero ukuntu ngiye kuzikata ni